Turongeye tuguhaye ikaze mu nzu y'ibitabo. Uyu munsi rero tugiye kwigaruka ku magambo y'ubwenge cyangwa se amagambo yahindura ubuzima yavuzwe n'umucurabwenge kuri ubu ngubu uri kugenda yereka isi ibikomeye, ari we Kagarara. Kuri ubu ngubu urimo uritwa Ashton Small ku isi hose, arimo agenda yerekana ko inability is not disability. Kagarara rero ni umusore cyangwa se ni umugabo wavukiye hariya mu karere ka Nyamasheke mu buzima bukomeye, yagiye aca mu bintu bikomeye cyane kugeza ubwo ageze mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu ngubu rero arimo aratanga urugero rwiza ku rubyiruko ndetse no ku bakuze. Rero hari amagambo y'ubwenge yagiye ava mu kanwa k'uyu mugabo Kagarara Ashton Small, aba ari nako umwita nubishaka. Rero tugiye kugenda tureba amagambo amwe n'amwe yagiye avuga yaguhindurira ubuzima nawe, cyane ko uyu Kagarara ari menshi yagiye avuga mu by'ukuri wakubakiraho nawe, agukomeza mu buzima, aguha icyizere cy'uko nawe wabigeraho. Reka rero dutangirane n'amagambo yagiye avugwa n'uyu Ashton Small cyangwa se Kagarara, umuhungu wavukiye Nyamasheke. Yigeze kuvuga ngo rero Kagarara ngo ibyishimo bitagira ingaruka ku bandi bantu bigomba guhabwa agaciro. Niba ikintu gitera ibyishimo uri umuntu runaka kandi icyo kintu kikaba nta wundi muntu kibangamiye, icyo kintu gikwiye guhabwa agaciro ndetse no kwemerwa. Arongera aravuga ngo ikibazo gikomeye kiri mu isi ni uko abaswa ndetse n'abafana aribo bigirira icyizere cyinshi cyane, mu gihe abanyabwenge n'abakire buzuye gushidikanya gukomeye ndetse n'abakinnyi buzuye gushidikanya. Abafana aribo bifitiye icyizere cyane, ugasanga abanyabwenge buzuye gushidikanya ariko abaswa nibo bifitiye confidence cyangwa se icyizere gihagije. Arongera aravuga kandi ngo niba igitekerezo gitandukanye n'icyawe kigutera uburakari, icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko nta mpamvu ugomba gukomeza gutekereza nk'uko utekereza. Umuntu ntaguha igitekerezo ukumva gitandukanye n'icyawe kandi kikakurakaza, ni ikimenyetso kigaragaza yuko wowe ibyo utekereza atari byo. Yaravuze ati birashoboka ko kandi abantu bavutse ari abaswa ariko batari injiji. Uruhande runini urujiji rwazanywe n'amashuri. Kagarara ni uko we abibona. Arongera aravuga ngo kwiyongera k'ubumenyi bisaba kwiyongera k'ubwenge. Arongera aravuga ngo ubwoba niyo soko y'imigenzo n'imiziririzo yose mubona. Arongera aravuga ngo gutsinda ubwoba niyo ntangiriro y'ubwenge. Arongera aravuga ngo amadini cyangwa se yose yabayeho kubera ubwoba. Ati kubera ubwoba bw'urupfu, kubera ubwoba bwo gutsindwa. Ati ubwoba niwe mubyeyi w'ibintu byose byagiye bivuka bishingiye ku miziririzo, umugenzo cyangwa se ubwoba nicyo kintu kibyihishe inyuma. Iyo hatabaho ubwoba abantu ntabwo baba baragiye mu iyobokamana. Ati iyobokamana ryavutse kubera ubwoba, icyitwa ubwoba, cyitwa ubwoba bw'urupfu cyane cyane n'ubwoba bw'amayobera. Kagarara cyangwa Ashton Small arongera aravuga ngo igihe wamaze winezeza cyangwa se wishima ntago ari igihe cyatakaye. Arongera aravuga ngo ibintu by'ingenzi mu buzima ntago bipimirwa mu mafaranga cyangwa mu mitungo, si amazu cyangwa se amamodoka cyangwa se amafaranga menshi, ahubwo ibintu by'ingenzi mu buzima ni ubushuti nyabwo, icyizere, impuhwe, ubuzima, urukundo n'ibyishimo n'ibindi byose bya nyabyo amafaranga adashobora kugura. Bya bindi bajya bavuga ko ufite amafaranga wagura ibiryo byiza ariko ntiwagura kuryoherwa. Ati wagura
igitanda cyiza ariko ntiwagura itotsi, wagura ahantu heza ariko ntiwagura amahoro, wagura abantu bagusutsa bakagusutsa ariko ntiwagura ibyishimo, wagura imiti ariko ntiwagura ubuzima, wagura umuyaga ariko ntiwagura umwuka uhumeka. Ibintu by'ingenzi kuri mwene muntu ntago bigurwa amafaranga. Umwuka uhumeka wawugura iki? Ntiwagufunga amazuru iminota 2 akakubuza guhumeka, ati arangiza akakubwira ngo tanga ibyo ufite byose tuguhe uburenganzira uhumuke. Ibyo ufite byose wabitanga, umwuka uhumeka ntacyo wawunganya, amahoro yo mu mutima ntacyo wayanganya, ubuzima ntibugurwa, urukundo rwa nyarwo ntago rugurwa. Ushobora gukurura umuntu ukoresheje amafaranga ariko biragoye ko umutima we waza kubw'amafaranga. Ushobora gutsindira umuntu mukanabana kubw'amafaranga ariko umutima we uba wibereye ahandi, ukabana n'umuntu by'umubiri ariko mu by'umutima udahari, wibereye ahandi kure cyane, kubera yuko wamukuruye ukoresheje amafaranga ariko umutima we ntago wawufata, kubera yuko urukundo rwa nyarwo ntago rugurwa amafaranga. Kagarara arongera aravuga ngo gukunda ni ubwenge mu gihe kwanga ari ubujiji. Arongera aravuga ngo isi yahinduka paradiso mu gihe umubare w'abantu benshi wahinduka abantu batifuza kubona abagenzi babo bababaye, mu gihe buri wese yarekera kwifuza kwishimisha ubwe. Arongera aravuga ngo ubuzima nta kintu buri cyo uretse urugamba rwo guhatanira kujya mu mwanya w'abakandamiza kurusha kujya mu mwanya w'abakandamizwa. Kuri Kagarara ati urugamba rwa benshi ni ukugira imbaraga ziva mu mwanya w'abakandamiza bakajya mu mwanya, bakava mu mwanya w'abakandamizwa, kuva mu bahohoterwa bakajya mu bahohotera. Niyo ntego nyamukuru ya buri muntu. Ashton Simola arongera avuga ngo kumwenyura bishobora kuba mu kanya nk'ako guhumbya, ariko urwibutso rwabyo rushobora kubaho ubuziraherezo. Kumwenyurira umuntu bishobora kubaho mu kanya nk'ako guhumbya, ariko ubikorewe akabigenderaho igihe cyose cy'ubuzima bwe. Aranavuga ngo siyanse ni icyo uzi mu gihe filozofi ari icyo utazi. Kagarara yaravuze ngo kuki usubiramo amakosa ashaje kandi hari amakosa menshi mashyashya wakora. Iyo uhora usubiramo ikosa ntabwo riba rikiri ikosa, uba wabigize amahitamo. Kora ku buryo nukora ikosa rizaba ari ikosa rishyashya. Yaravuga ngo nta kintu gikomeye cyagezweho gikomeye hatabayeho guhozwaho k'umurimo. Bindi bavuga ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Kagarara arongera aravuga ngo idini rye ryo gukora icyiza, agakora ibyo asabwa byose, agakora inshingano ze zose, kandi akabikora adategereje igihembo, yaba icyo mu isi cyangwa icya nyuma y'ubuzima. Arongera aravuga ngo urukundo ni igiti gifite imizi mu isi ariko amashami yacyo akagera mu ijuru. Ashton Simola yaravuze ngo gusinda ni ukwiyahura by'agateganyo, ubusinzi ni ukwiyahura by'igihe gito. Ashton Simola yaravuze ngo gusinda ni ukwiyahura by'agateganyo,
muri make gutsinda ni ukwiyahura by'akanya gato. Uyu Kagarara yaravuze ngo mwene muntu niwe uzarangiza intambara cyangwa se intambara ikarangiza mwene muntu. Yigeze no kuvuga ngo ikibara si ibyo watakaje, ahubwo ikibara ni ibyarokotse. Aho guta umwanya ku byatakaye, shakisha uburyo wabyaza umwanya umusaruro ibyarokotse. Ayo rero ni amagambo yavuzwe n'icyamamare Ashton Small. Kuri ubu ngubu uri gukomeje kwereka isi ko kugira ubumuga bidasobanuye kudashobora. Ngayo nguko rero aya magambo ndabizi ko utaburamo 2 cyangwa 3 nawe yagufasha guhindura ubuzima. Kora subscribe, hanyuma ijambo ryahindura ubuzima ryo nakagaruka. Jya wumva ko kugeza ijambo ryahindura ubuzima Tagofe, tujye tubana buri munsi. Ciao ciao.